kurusha abandi ntabwo tubizi ariko ni oye iki tugendera oya urabibona reka biranoroshye kuko ugiye kuvuga special forces bafite ibigo bingahe sibyo ahubwo Rwanda siko bimeze RG nabyo byose igenda ushyiramo infantry byose uyu mutaramu ni hatari cyane neza RG usanze bari no muri Air Force no muri Marine infantry bari benshi infantry ni benshi oya utagiye kubura iyo mibare muyore ibyo bintu kuvuga ntabwo nibonere gihamye ariko logique nahita bikubwira ibigo bya infantry biri mu Rwanda ukuntu bingana ni ikivu ni byinshi cyane jabuza ikigo kirimo na Air Force za tirari nabazi ku za mechanized mu mutaka za task force za military hafite yore gake icyo ndashaka kuvuga niki uyu ni umuntu ukomeye mu ngabo z'u Rwanda ijambo rye riba ari ijambo riremereye none ikindi bakubwira ko no muri INADEF ari ushinzwe sport niko bimeze icyo mvuga ubundi yagendaga ari kumwe n'abagenerals nk'abandi bari mu nshingano nyinshi abandi rega na Alex uyu munsi ntuhari wabona umunsi ari bugiye abandi wamugani kuko ni umunsi urahari byashoboka uyu munsi urahari ushaka gusanga Fande CDS ari bumanuke nk'uyu munsi cyangwa akabasanga muri camp ejo mbere ya match aracyari igihe ibyo byose ntabwo twabigarukaho tugende ku byabaye ahubwo Afande yabajyaniye ubutumwa twagarutseho ku munsi w'ejo uvuga ngo ku maso urababona ni ikizere gike ku maso urabareba nk'abantu batari superieur kuri Reyo you understand urabareba nakantu kavuga ngo abafana baraturakariye ariko se babarakariye kubera iki APR Football Club urebye ku maso ya Afande arimo aravuga ati wewe mu byo yavuze rero ngabo yavuze ati muzatange ibishoboka kuri uriya mukino turabizi ko mufite ubushobozi kandi ubuyobozi bubari inyuma nkuko bisanzwe twizeye ko muzitwara neza nk'iryo jambo ngabo uretse senguye ubwawe ryo uri umukino hari ibintu byinshi muzatange ibishoboka byose kuri uriya mukino ati turanabizi ko mufite ubwo bushobozi atari ko natwe nk'ubuyobozi kuba twaje hanga nukubereka ko turi inyuma yanyu ati twizeye ko buri umusirikare kuba ati twizeye ko muzitwara neza no kuvuga ngo aho byaca hose ntidushaka kumenya inzira ariko turabyizeye muzitwara neza imagine rero icyo cyizere gitakaje uri Claude kapiteni wajya gusobanura iki imbere ya Fande ngo twatsinzwe oya niba bishoboka sego gutsindwa bibaho ariko iyi motivation babayikeneye muri APR abayikeneye ariko bitanabaye ntabwo ari nyine cyo ndi kubana kuri kucyumva nyine ni bagage ni umutwaro kujya kubisobanura ariko you don't predict kuba ari motivation ni motivation ndabyemera kimwe nibi byo mu nzove byose biba ari motivation yewe n'amavuba agiye gukina na Nigeria minister akabasura iba ari motivation Shema akabashyiraho prime iba ari motivation ariko gutsindwa nabyo biba bigize umukino birawugize nta no bihakanye no ntari gusobanukirwa neza icyo ashaka kuvuga hari ibintu tujya tugira ugasanga abantu bacitse ururondogoro amavubi agiye gukina na Nigeria ngo yanga mbaga amavubi yacu gutsindwa na Nigeria is it a big deal ngo ariko gutsindwa ntago biha impamvu wacika ururondogoro watsinzwe na Djibouti utegura gutsinda yego iyo motivation ni nziza nta muntu wambwa utegura gutsinda niyo mpamvu nkaha tuba turi kuvuga ngo APR ifite imikino myinshi yasinzereyo ni nayo ifite umusaruro mwiza kuri Rayon Sport muri match ziheruka n'ubwo ufite impamvu zo kuba Afande yavuga ngo tubafite ikizere izi impamvu zihari igihumbi niyo mpamvu gutsinda rero kwa APR ari byo wenda byakumvikana cyane kusha gutsindwa niyo mpamvu bavuga nti rero kapiteni umutoza kujya gusobanura ubuyobozi ko batsinzwe ugendeye ku byo batanzwe n'ibyo babwiwe n'ibyo bakorewe biba bigoye ariko nawe wirengeje ko gutsindwa bibaho niyo mpamvu bari gutegura intsinzi nyine currently ni intsinzi bari gutegura ubwo rero yabasuye ku mugoroba APR ikeneye kubura umutwe gute gutsinda irabikeneye eko ikeneye gukora election nyuma ya match ebyiri bamaze badatsinda kuko abafana ntibishimye ngabo none se hari ahantu uzi APR yamaze match 3 idatsinda naho byaba bibi cyane itsinzwe match mu nyibutsa mu binyibutsa njye ntago biri kuza vuba hari ahantu hafi anga APR yamaze match 3 idatsinda shasi mbyibuka APR kumara match 3 idatsinda ntabwo biba kenshi ariko ibyo ni ibintu umuntu yashaka hangaha akareba kanze mbibashakire ngiye mama ifite hano
urabiryamanye bishake kabisa. Ariko ngira ngo icy'ingenzi nuko APR igiye gukina twanabirose tuyisire ejo bundi ngabo bimaze nyine bari mu nkera y'abahizi. Abakinnyi bafite morale, kipe ngira ngo nta kibazo gifite gikomeye cy'abakinnyi usibye wenda Sibone yavuga ndi ni Watara. Nawe ushaka gutungurana. Itimana se nagazi gahunda. Nawe so Watara koko arahari. Sha Watara jo hari umuntu wambwiye ngo Watara arimo araforusa ashaka gukina ariko barimo baramubuza. Barimo arasaba iminota mike ariko bakamubuza. Kinde namenye no ko ejo Dawuda ngo atasoje imyitozo. Yagize aka injury. Gwagezemo hagati ngo aravuga ngo afite isereri. Ejo bundi si bwo bivugaga se ko byabaye ahubwo. Kandi ejo bundi barabivuze ngo ntiyayisoje. Oya ahubwo wowe kubera ko nimugoroba twari turi kumwe nabikubwiye ko byabaye ejo. Kayiranga ndakugirana ariko Ephraim nta sereri ahubwo bafite. Byabaye ejo Fure. Byabaye ejo ariko ejo nibwo twagiye mu myitozo. Ariko abantu bo muri APR nyine babibona nk'ibintu baramumenyereye. Ibintu bisa nkaho bitasobanutse. Derby bayashyushye. Derby mbere y'iriya minota 90 na nyuma yayo. Ibimeze neza cyane. Ariko mu kibuga uwanja iminota 90 abakinnyi nabo bikamate n'abatoza. Batwereka umupira w'amafaranga tuba twishyuwa mugani wa Kenesa nishyuye 200,000 kuri Singidanare ndeba umupira wa Senkisa. Hari amatsiko mfite. Umuntu witwa Richard na Ruboneka. Dushobora kuzabona bato yo ku rwego rwo hejuru n'abakinnyi babiri bemerana. Buri umwe yemera mugenzi we. Dushobora kuzabona bato yo ku rwego rwo hejuru. Kuko Sefa azaba ari muri markage ya Lamine Ba. Hase Dawuda bwo nitumukuramo se. Ahubwo hari ikintu mwavugaga mwe mutabanje gutekereza. Ntabwo wamushikura. Uzi ko APR mu mikino 5 yatsinze match imwe 5 yikurikiranye. Ariko baranganyije izindi. Champions League byose reka tubibare. Uravuga kuri APR match 5. APR yatsinze match imwe. Kandi yatsinze Mukura gatsinda na Gicumbi. Oya, 5 zi. Gicumbi yaje mbere ya Champions League. Oya. Pyramide ebyiri. Bakinnye na Gicumbi bagiye gukina na Pyramide. Ko mu byakana Gicumbi APR yakinye nayo mu kwa 9 tariki 18. Mu kwezi kwa 10 tariki ya mbere bakina na Pyramide match banze. Ubwo batsinze ni Mukura. Iyo batsinze ni Mukura muri match 5. Arega ni bya bindi nayo byagoranye. Ibyo by'ubwabyo kuri APR ntibibaho. Uza Stade Amahoro ni yayo. Ikindi kuva yanavugururwa umenya Rayon Sport yari yahatsindira. Ikindi gihe APR amaze imikino 3 yikurikiranye idatsinda ni mu kwa 3 k'uyu mwaka. Hari match yanganyije na Gasogi 0-0 ikurikiriye yari yanganyije na Rayon 0-0 na mbere yaho yari yanganyije na Gasogi 0-0 muri Peace Cup. Umutoza wa APR afite imibare mibi. Uyu nguyu umutoza wa APR afite imibare mibi cyane ku buryo niwumva ubuyobozi bwa APR bumwinuba buzaba bufite ishingiro. Kuva yagera mu Rwanda amaze gukina match 21 amaze gutsinda mu match 9 gusa. Muri match 21 atsinzemo match 9. Kuva natangira kwireba ibyo bintu ntibibaho. None utagira ngo izindi byo amaze gutsindwamo 7. Amaze kunganya 5. Yatsinzemo ibitego 30 atsindwa 23. Muri match 21 amaze kwinjizwa ibitego 23. No kuvuga ngo hejuru y'igitego kimwe kuri buri match aracinjizwa muri average. Muri moyenne. Ikindi gihe ibintu bisa nk'ibyabaye gutyo bidasanzwe. Muri 2022 APR igeze kumara match enye idatsinda. Ariko nabwo idatsindwa. Yanganyije na Kiyovu 2-2, ikurikizaho Mukura banganya 0-0, ikurikizaho Gasogi banganya 0-0, ikurikizaho Kigali banganya 0-0. Shawa musara ni mubi pe. Nibyo rero biri kubungo. Jewe ndavuze ngo champion haracyari kare. Ariko umutoza wa APR ejo aramutse akoze erere agatsindwa na Rayon Sport, iyi Rayon Sport agatsindwa iDerby, natangira kuvuga ngo Tareb birasaba ngaye igikombe cya championnat bimeze bite nubwo azaba ari kare. Oya igikombe cya championnat kuri APR ntago ari gikina muri retour niyo baba bayirusha amanota 20. APR bishatse ubwanjye ninanirwa gutsinda Rayon Sport. Noneho ibyo batwaye nuko yabaga itabishaka. Oya habamo buriya nk'ibyo nabonye APR yananiwe gutwara niboneye n'amaso. Harimo impamvu ntapfa kuvuga ariko y'ubwayo hari igihe byitera. Nayo hari igihe bashwana. 2019 hari abantu bo muri APR bashakaga
kubirindura bamwe mu bantu bo muri APR babagaragaza nabi bakajya bashyiramo imbaraga ngo ikipe itsindwe. ariko gihe icyo gihe impamvu zigaragara nabonye nibuka icyo gihe ubuyobozi bwa APR icyo gihe bwaragiye busa nkaho butererana ikipe. Kwitererana mvuga si ukwanga kubahemba, si ukwanga kugira gute, ahubwo kwa kuntu tubona ubuyobozi buri hafi y'abakinnyi bubaganiriza bubasura mu myitozo babivuyemo ku mamace. Icyo gihe n'igihe APR igeze gukina ndabyibuka jewe igihe Rayon Sport ipangurura 10 nangahe 13 ubundi bavuga ko ari 18 ariko ubundi bakaba ko ari 11 yari 11. Icyo gihe yapangurura ku mutoza Zlatko Klimpotic. Abayobozi ba APR icyo gihe ntabwo bajyaga bagaragara ku myitozo ku mamace, sinzi niba bari bafite akazi bari busy, ariko ikipe yari imeze nkaho iraho. Ikipe bari barayihaye kamarade rwose, ikipe yari ya kamarade. APR yaragiye kamarade hari ushaka kwinjira muri APR kandi kugira ngo yinjire bisaba ko kamarade abanza kwirukana. APR ntituyimenyereye nk'ikipe yirukana hagati muri ipfa kwirukana hagati muri sezo ngo yirukana umutoza. Musaidizi harya ni Musaidizi cyangwa ni Nyabyenda? Nyabyenda na Risese narinzi ko ari Musaidizi hu. Oya Musaidizi ni umutoza acha mu Rwanda ariko yarambutse arigende Musaidizi. Umwanditsi n'umutoza baratandukanye. Umwanditsi rero yari arimo asunika cyane. Ahubwo umutoza abone buri wataye. APR rero gutsinda ikipe ya Rayon Sport kuri inshuro. Reka tujye mu kibuga ariko tujye mu kibuga ku byitezwe cyatwibanze twikoze mu nzove mu kibuga rero APR twari